Muraho neza ndabasuje kandi mbaye ikaze mwebwe mwese mwana natwe umunsi ku wundi mwe mudukurikira 5 kuri 5 abadukurikira bari muri Afrika abari muri Amerika ndetse no ku yindi migabane igiye itandukanye igize isi mwese ndabasuhuje kandi mbaye ikaze. Niba utarakora subscribe uyu munsi ntugende utayikoze kandi wibuke gukanda kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyize video nshyashya ujye tubona notification hama video uyireye mu ba mbere. Ndabashimira mwebwe mufata umwanya wanyu mugakora like mugakora share, mwebwe muduha comment zanyu ndazibona nukuri ndabashimiye cyane. Mwumve yuko ari inkunga ikomeye munyereka yuko ibyo nkora munkurikiye. Rero uyu munsi abakunzi banjye bansabye kenshi muri comment bakanyandikira buri munsi bansaba yuko nakongera nkabagezaho ibintu biranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B. Nari narabibabwiye twe twarabirebye, ikiganiro kirahari ushaka wagenda ukakireba, ariko abakunzi banjye kubera ukuntu mbakunda kubera ukuntu mbubaha niyo mpamvu nongeye gukora iyi video kugira ngo mbereke yuko ibyo bansaba mbese ibyifuzo byabo ari nk'itegeko. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu biranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B. Nkuko tubizi ubundi ubusanzwe habaho ubwoko butandukanye bw'amaraso. Hariho ubwoko bwa A, hariho ubwoko bwa AB, hariho ubwoko bwa O ndetse hariho n'ubwoko bwa B. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa AB bitwara gute, imico yabo imeze gute. N'ubundi bwoko twabuvuzeho muze kureba ama video arahari, yaba ibiranga abafite ubwoko bwa AB, abafite ubwoko bwa A, abafite ubwoko bwa O, byose birahari. Uyu munsi rero ngarutse kuri ibi ngibi kuko abakunzi banjye babinsabye ari benshi. Tugiye kurebera hamwe rero isi ibyo bintu nibi, iyo mico ni iyihe iranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B. Ibintu biranga umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B nibi bikurikira: yigirira icyizere kandi akizera ko ejo he hazaba heza. N'abantu bigirira icyizere mu buzima bwabo, akigirira icyizere akumva yuko uko byamera kose ejo hazaba heza. Nubwo uyu munsi byanze, nubwo uyu munsi ubona nta nzira, nubwo uyu munsi ubona nyine ibintu bitari kugenda nk'uko ubyifuza, ariko bigirira icyizere yuko ejo uko byamera kose hazaba heza. Ikindi, kumusaba serivisi biroroha. Ni abantu nyine badakomeza ibintu, niyo umusabye serivisi nyine ahita agufasha apfa kuba bishoboye ahita abikora nyine nk'uwikorera. Kumusaba serivisi rwose ni ibintu byoroha. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B kubasaba serivisi biroroha pe. Niba hari uwo muziranye ufite ubwoko bw'amaraso ubigenzure urebe, urasanga ari byo yuko igihe cyose umusabye serivisi ari ibintu byoroha cyane. Ikindi, aba inshuti y'umuntu uwo ari we wese bahuye kandi akamugirira umutima. Ni ukuvuga ngo nyine mu busanzwe ntabwo ari abantu bikomeza. Umuntu wese bahuye abasha kumwisanzuraho, babasha gusabana bagashyikirana, yewe akamuha n'umutima we nyine akamwereka yuko bari kumwe. Ateka kundi hariho umuntu ugera ahantu ari ubwa mbere kubona yikomeje ukagira ngo ntazi kuvuga, ukagira ngo murabizi nyine, ukagira ngo umuntu ntago ari kumwe n'abandi bantu. Ariko umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B iyo ahuye n'umuntu uwo ari we wese bahita baba inshuti, bahita buzura ukagira ngo basanzwe baziranye. Ikindi, amenyera vuba ahantu hose agiye bwa mbere. Urumva kimeze nk'icya ruguru, iyo ahuye n'umuntu ari ubwa mbere abasha kumwisanzuraho, abasha kuganira bagatera story ukagira ngo bamaranye nk'imyaka 10 baziranye. Niki rero amenyera vuba ahantu hose agiye bwa mbere. Iyo ageze ahantu ugira ngo nyine asanzwe hagenda, ugira ngo ni nk'inshuro nyinshi ahaje kandi ari ubwa mbere. Ikindi, akunda iminsi mikuru, akunda imikino bikabije. N'abantu bakunda iminsi mikuru, n'abantu bakunda ibirori, n'abantu bakunda imikino. Niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa B uze kutwandikira muri comment utubwire. Ikindi, akunda kwanga kuba ari wenyine. Ntago bakunda kuba bari ahantu bonyine kubera ukuntu muri bo bagira gusabana, bagira kwisanzura. Aba yumva ahantu yaba ari hagomba kuba hari abandi bantu kugira ngo abashe kuvugana nabo, kugira ngo abashe kubisanzuraho. Ikindi, akunda gushobora ibyo kurya cyane. Akunda gushobora ibyo kurya, mbese muri make ni ba bon appétit. Ku kiryo nyine ntumugore, aririra rwose ntugire ikintu uzo mubaza.
noneho tugiye kureba imyitwarire mibi abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B bakunda kugira. Icya mbere, bakunda kwibagirwa. Ni abantu bakunda kwibagirwa pe, ubwose ukamubwira ikintu mu mwanya muto ugasanga nyine yakibagirwa. Ikindi, afata icyemezo uyu munsi ejo akagihindura, ntajya ashobora kubahiriza inshingano yahawe. Ibi ni ibintu cyangwa se ni imyitwarire mibi abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B bakunda kugira. Ikindi, akora ibyo atekereje ubwe atitaye uko abandi baza kubifata. Akunze kwica amategeko. Iyo ahuye n'ikintu kimushengura umutima, agahinda ke kamara igihe kirekire. Urumva, iyi ni imico y'abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B, ariko iyi mico twavuga yuko atari myiza. Bakunze kwibagirwa, bafata icyemezo uyu munsi ejo bakagihindura, ntajya ashobora kubahiriza inshingano yahawe, arikunda bikabije, ibintu nk'ibyo ngibyo, akora ibyo atekereje ubwe atitaye uko abandi baza kubifata. Nyine mbese we arireba, agakora ikintu akavuga ati abandi uko babifata birabareba, ntabwo mbese yita ku bandi. Ikindi, akunze kwica amategeko. Iyo huye n'ikintu kimushengura umutima, agahinda ke kamara igihe kirekire. Mbese ubwo niba twabwita nk'inzika ntabwo mbizi, gusa nyine iyo ikintu kimubabaje cyangwa se umuntu amubabaje, nyine abimarana igihe kirekire. Noneho tugiye kureba imirimo abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B bakunze kugaragaramo kenshi. Aba bantu bakunze kuba ba rwiyemezamirimo, nyine bakunze kuba abantu ba rwiyemezamirimo. Ikindi, bakunze kuba abanyapolitiki, abantu nyine bari muri politiki. Ikindi, akunze gukora akazi ko kwamamaza. Se zanjye, bakunzi banjye, niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa B, utwandikire muri comment tubwire. Ibintu tuba twavuze ahangaha ntabwo byose birashoboka ko byose ushobora gusanga ubyujuje, ariko hari n'ibyo ushobora gusanga udafite. Kuba utabifite rero ntibivuze yuko hari undi ufite ubwoko bw'amaraso we ubifite. Ushobora gusanga nyine uri umuntu uri sociable, ariko undi ufite ubwoko bw'amaraso ugasanga wenda si bibi cyane. Rero ibi bintu mubigenzure neza, muzambwira muri comment uko mwasanze bimeze. Gusa ndabizi neza yuko nugenzura, yaba inshuti yawe cyangwa se wowe ubwawe, niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa B, urasanga ibyinshi ubyujuje. Ibyo udasanga ufite, hari mugenzi wawe ufite ubwoko bw'amaraso uraba bifite. Mwakoze rero, ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanjye. Niba hari ikindi mwifuza yuko nazongera kubasubiriramo, mubinyandikire muri comment. Nimuba benshi nzongera nkore video.